Ndabasoje cyane kandi muhaye ikaze bakunda gukurikirana byacu mu TV. Nawe niba utarakora subscribe ukora kandi niba ugibona ibiganiro ndetse n'inkuru zigezweho n'isi muri rusange bahanganye n'iki cyorezo cya coronavirus. Ese uyu munsi abantu abarimu barahembwa, bafashwa na leta, basabye inguzanyo, bibeshaho muyo bizigamiye, bimeze bite? Ababyeyi bati abarimu nidutangira amashuri abana bacu bazabasanga bazabatagihari. Banyira amashuri tuti mwebwe imibanire yanyu n'abarimu muri iki gihe bimeze bite? Gusa twabonye ko abarimu bagaragazaga ko bafite ibibazo, nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro rero. Gendi Anne-Marie niwe mwiza, ariko kandi nanone ntabwo ari gihe ugiye kuza mbisobanura ngo mbive muzingo, ahubwo dufite abatumirwa bacu turi kumwe muri studio ari nabo tugiye gutangira rwose tuganira tunabaha ikaze. Turi kumwe na minister cyangwa se ministri w'uburezi Dr Valentine Uwamariya, tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze. Hanyuma kandi nanone turi kumwe n'umuyobozi wa koperative umwarimu sako, namwe Laurence Uwambaje, tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. murakoze. Hanyuma kandi turi kumwe na François Mwizerwa, uyu ni umwarimu wigisha muri Wisdom School, ariko kandi nanone akaba afite n'uburyo ahagarariye cyangwa se akuriye ihuriro ry'abandi barimu bigisha mu mashuri abanza n'ayisumbuye ariko mu mashuri yigenga. François, namwe tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Ku murongo wa telefone kandi turi kumwe na Bwana Jean-Marie Vianney Usengumuremyi, uyu akaba ari umuyobozi wa Rwanda United Private Schools cyangwa se ihuriro association y'abanyira amashuri yigenga mu Rwanda, ariko abashinze business nyine mu mashuri abanza n'ayisumbuye hano mu Rwanda. Uyu munsi akaba ari wa muntu ubakuriye. Hanyuma ubwo turi kumwe n'umushoramari Jean-Marie Vianney, uracyari ku murongo wa telefone? Winda bumva. Aha, tuguhaye ikaze nawe mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Twihuse rero turatangira ikiganiro cyacu dusaba minister adufashe kureba mu Rwanda hari amashuri yigenga ngana gute, akora te uno munsi, nka Minisiteri y'Uburezi muyabona mute, muyavugaho iki mu bisanzwe mbere yuko tujya no mu bya COVID? Yego, murakoze cyane. Ku kijyanye n'amashuri yigenga mu Rwanda tuyafite ku byiciro byose by'uburezi, guhera ku mashuri y'inshuke kuzageza kuri za kaminuza. Ayo mashuri arahari. Dufashe urugero, dutanze imibare, nko mu mashuri y'inshuke dufite 14.7% n'amashuri yigenga, ahwanye na 983 kuri 6,690 mu gihugu. Ayo mashuri afite abarimu, ubwo ndavuga ayo ngayo y'inshuke, aya yigenga niyo ndi buvugeho cyane kuko nicyo ikiganiro kiganisha. Abarimu ni 3,800, ariko buriya habaho n'abandi bakozi baba bakora akazi gatandukanye kuri aya mashuri, abo dukunze kwita administrative staff, 745. Iyi mibare ndi kubaha ni y'umwaka wa 2019. Tugiye ku cyiciro cy'amashuri abanza ariyo twita primaire cyangwa primary, dufite ku mashuri 9,612,961 yose hamwe, dufitemo 415 yigenga. Ayo yigenga afite abakozi 4,252, ku bakozi 43,878 b'amashuri yose ya primary. Abo ngabo n'abigisha, ariko bakabozamo nanone na babandi bo bakora muri administration 923 2,000 n'abandi muri rusange. Hanyuma hakaza na secondaire. Kaminuza yenda yo ndaza kuyireka kongera ngo iki kiganiro kirafokasinga kuri abanza n'ayisumbuye. Kuyisumbuye rero dufite abakozi 3,655 mu mashuri yigenga, ku bakozi 23,585 bose hamwe. Hanyuma tukagira nabo muri administration bahwanye n'789 ku 2,794 urebye amashuri yose mu gihugu. Iyo niyo mibare rero y'amashuri yigenga
bigaragara ko amashuri yigenga afite uruhare runini mu burezi ukurikije imibare tumaze gutanga. Hanyuma uretse aba bantu bahabwa akazi yaba abarimu twabonye n'abandi bakora ibindi binyuranye kugira ngo ishuri ribashe gukora neza, iyo murebye mubona inkunga yabo cyangwa umusanzu w'aya mashuri mu burezi buhabwa abana b'Abanyarwanda, wo uhagaze uti? Umusanzu ni mwiza, kubera ko ukurikije icyambere, ukurikije imibare ntabwo ari umubare muto ugereranije n'umubare w'amashuri yose dufite n'abarimu dufite mu gihugu. Bivuze ngo hari umusanzu batanga ku gihugu, kuko ari ku babyeyi ari ku bana aya mashuri afite akamaro. Yewe ujya usanga no mu mitsindishirize hari amashuri yigenga atsinda neza no kurusha ya leta. Bivuze rero ngo aya mashuri afite uruhare runini mu burezi bw'igihugu. Arakoze cyane Dr. Valentine Uwamariya, ni minisitiri w'uburezi, aho rero adusobanuriye ku ruhare rw'aya mashuri ndetse yaba mu burezi ndetse no mu gutunga abayakoramo cyangwa se guha akazi abayakoramo. Hanyuma tugere ku ruhande rero rwa mwarimu sako, ni koperative yashyizweho kugira ngo nyine ifatanye n'abarimu cyangwa n'ibigo by'amashuri ariko igamije guteza imbere umwarimu. Muraza no kubyivugira. Nagira ngo umuyobozi wayo atubwire uno munsi imikoranire y'iyi koperative noneho n'amashuri yigenga bihagaze gute uno munsi. Murakoze. Nk'uko mubivuze nibyo koko natwe ni ikigo, ni koperative y'abarimu ariko yo kubitsa no kuguriza. Ni ukuvuga ngo abemerewe kuba abanyamuryango ni abarimu bo muri leta ariko n'abarimu bigisha mu bigo byigenga nabo akaba ari abanyamuryango nk'uko amategeko yacu abiteganya. Hanyuma rero iyo murebye imibare nk'uko minisitiri yatubwiraga niba wenda mwayizanye, mubona imibare ihagaze ite, ubwitabire kuri ino mibare? Niba dufite abarimu bagera mu 1,800 mu mashuri y'incuke, tukagira abagera mu 2,400 ngahe mu mashuri abanza n'1,400 mu yisumbuye, ubwitabire muri uku kubitsa no kuzigama no kuguriza bimeze bite? Ni ukuvuga ngo ubwitabire nabwo buri hejuru cyane, kuko ngereranyije n'imibare minisitiri avuga, twebwe dufite abagera mu 8,000 bigisha mu bigo byigenga b'abanyamuryango b'umwarimu sako. Ni ukuvuga ngo bitabira serivisi zo kubitsa no kuguriza muri koperative yabo y'umwarimu sako. Arakoze cyane. Uyu munsi rero uretse wenda ubwo bwitabire nuko kuntu mubanye n'ibyo mukorana cyangwa se nuko bitabira kubitsa no kuguriza muri iyi koperative, muri rusange ubwo twimutse tugeze hino gatoya, hari uburyo mujya mufashanya cyangwa se mujya, kuko koperative nyine iberaho gufasha uyirimo nawe akayiteza imbere, mbese bikaba amagirirane. Uyu munsi hari uburyo mujya mufashanya n'aya bari mu mashuri yigenga cyangwa se nabo muri leta? Byo ntabwo turi buze kubikuramo wenda ko nta buryo bwagenewe abigenga, bose ni abanyamuryango. Uyu munsi bimeze gute? Urashaka kuvuga uyu munsi muri iki gihe turimo cyangwa mbere yuko tujya muri covid turayizaho, ubu turacyari mu buzima busanzwe? Ni ukuvuga ngo uburyo dufashanyamo ni kugira ngo koperative ibeho nuko abanyamuryango bayo baba bariho, no kugira ngo abanyamuryango nabo babone bumve ko hari inyungu bafite muri koperative, nuko hari ibyo koperative babafasha. Ni ukuvuga rero ngo kugira ngo koperative ibeho nuko abarimu bishyize hamwe ubwabo bakagira n'icyo bagena ku mushahara wabo kugira ngo ya koperative ibashe kubona ubushobozi nayo bwo kubafasha. Niyo mpamvu rero bemera gutanga icyo bita savings zabo za 5% ku mushahara wabo, ari nazo koperative yongera gukoresha igenda ibaha inguzanyo ku bagiye bazikenera mu buryo butandukanye, ariko ba leta ari no kuba mu bigo byigenga. Arakoze cyane. Ati babitsa agera kuri 5%. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'uhagarariye abashoramari ba nyiramashuri abanza n'ayisumbuye ariko amashuri yigenga. Jean Marie Vianney, wumvise uko tugenda tuganira uruhare rw'amashuri yigenga mu burezi, uruhare rw'amashuri yigenga mu mwarimu sako, uruhare rw'amashuri yigenga mu gutunga nabo aha akazi. Mwebwe uno munsi abarimu kugira ngo ayo mashuri abeho akore, twabonye ko mufite abakozi banyu mu buzima busanzwe mubana mute, mukorana mute? Murakoze. Abakozi bo mu mashuri yigenga mu buzima busanzwe iyo bari ku kazi ahenshi usanga baba bafite amakontra nyine y'akazi agenga abakozi. Haba hari abafite amakontra y'igihe gitoya gihwanye n'umwaka, hari n'abandi usanga bafite ay'igihe kitazwi. Kugeza ubu ngubu
twari tubanye neza nta kibazo, ariko mu bihe nyine bisanzwe, mu bihe bidasanzwe rero nka covid imaze kuza, ahenshi mu bigo by'amashuri basubitse ayo makontra, kuko akenshi roveni zabo cyangwa se aho imishahara iva usanga ari minervare mu bigo by'amashuri yigenga. Akenshi rero iyo abanyeshuri nta minervare hari, ababyeyi batari kwishyura minervare, usanga biba bitoroshye ku bigo by'amashuri yigenga kubona aho byakura kugira ngo bibashe kuba byahemba neza. Wenda tutaragera uyu munsi kugira ngo wenda habeho ko gusubika, ariko mbere hari uruhare aba barezi twari nabo turi kumwe hano, wenda abandi bakozi basanzwe turasa n'ababarengeje ngo batubabarire, turimo turareba ibijyanye n'abarimu, wenda nabo tuzabagarukaho, ariko aba barezi babana namwe umunsi ku wundi, barerera ishuri, batanga ubumenyi bafite bakabuha abana, hari uruhare bagira mu iterambere ry'amashuri? Rurahari runini, kuko uburezi mu mashuri yigenga bushingiye mbere na mbere nyine kuba ishuri rihari, ariko ishuri ntiryabaho ridafite abarimu. Kuvuga ngo kuba hari abanyeshuri ni ukuvuga ngo hagomba kuba hari n'umurezi wo kubarera, hagomba kuba hari abarimu, birumvikana n'abandi bakozi bafasha, ariko mwarimu ni ingirakamaro mu ishuri ryigenga. Arakoze cyane, ati mwarimu ni ingirakamaro mu ishuri ryigenga. Tugaruke noneho rero kuri François. Twakomeje tuvuga, bose bavugaga mwarimu, abarimu babigisha bangana bate, ababitsa bangana bate, abakorana n'aya mashuri bangana bate, uruhare rwanyu ni uruhe? Uyu munsi rero tuje hano tugeze mu gihe turimo none, mu gihe isi yose n'u Rwanda rurimo duhanganye na covid. Wa mubare munini utanga uburezi Minisiteri yadushimiye, wa mubare munini utanga umusanzu muri sako bashimye, wa mubare munini ufatanya n'amashuri kugira ngo amashuri ahatanga uburezi bwuzuye kandi atere imbere, mubayeho mutuno munsi rero. François, icyambere ndabanza gushima abatumirwa, ndetse ndabanza gushima abatumirwa kuba icyambere baragize ubushake ndetse n'ubwitange bwo kuba bagera muri iyi studio kugira ngo tuganire ku kibazo kidukomereye. Icya kabiri, ndihanganisha abarimu bagenzi banjye bigisha mu bigo bya prive mu buzima bugoye turimo. Noneho turebe none ikijyanye n'imibereho ya mwarimu uyu munsi wigisha muri prive. Imibereho ya mwarimu wigisha muri prive ubu tuvugana ni nkaho ari ntayo, kubera ko amezi agiye kuba ane, nta mafaranga yo kubafasha cyangwa se umushahara wo kubafasha kubaho, kandi niwo wonyine wari umuntu yaratezeho amaramuko. Ibibazo bihari rero ni bihe? Kubona ifunguro ubu biragoye cyane kuri twebwe bigisha muri prive, abenshi kubera ko dukora kure y'ingo zacu cyangwa se kure y'imiryango yacu, turakodesha, abenshi turi gusohorwa mu mazu, nta bushobozi dufite bwo kuba twagira icyadufasha kubaho muri rusange. Kandi twari twarijejwe mu biganiro bigiye bitandukanye uburyo leta igiye gushyiraho ikigega, ba nyir'ibigo bakaba baguzamo, bafatamo inguzanyo kugira ngo ishobore guhemba abarimu bo muri prive, nabo bashobore kubaho nk'abandi, ariko kugeza uyu munsi nta kintu kirakorwa. Hanyuma uti amezi ane ni menshi. Umuntu twumvise ufite uruhare runini mu gutanga uburere n'uburezi ku banyeshuri bikagira umusanzu mwiza. Umuntu twumvise wizigamiye umwarimu sako. Umuntu twumvise ufasha ishuri gutera imbere nk'uko ukuriye ba nyir'amashuri yabisobanuye. Iyo muganiriye bababwira iki? Se mwabajije ba nyir'amashuri cyangwa abayobozi b'amashuri no munsi wenda ngo babarize ba nyir'amashuri? Mwabajije ya koperative yanyu mwiteganyirijemo, kuko nyine no kubitsa no kuguriza nabyo barabikora? Mwabajije ubuyobozi nka Minisiteri y'Uburezi bashinzwe, bimeze bite? Mwaraganiriye bababwira iki? Mbere na mbere twarahuye twandikira Minisitiri tumusaba ubuvugizi n'icyo yadufasha. Amabaruwa yamugezeho,
nawe yagize uburyo agenda adusubiza baduha icyizere, ariko kugeza n'uyu munsi nta kirakorwa kandi ubuzima bwacu bumeze nabi. None se mbere yuko tugera kuko mwandikiye minisitiri, ntabwo wenda mwabanje ngo muganire n'abayobozi b'amashuri yanyu aho mukorera, babandi babahaye akazi bababwira ko ari ukubera iki byagenze gutyo? Niba twumvise bashima uruhare rwanyu bakagaragaza ko ishuri ritera imbere ari mwarimu, tukabona ko kugira ngo abantu batsinde ari mwarimu, tukabona ko kugira ngo na koperative yanyu nayo itere imbere nyine ari uko harimo na mwarimu utangamo wa musanzu, bababwira ko byatewe n'iki kugira ngo hafatwe icyemezo nk'icyo ngicyo? Muri rusange ibigo bya prive ibyinshi bihemba bigoranye, ku buryo bihemba mu buryo bugoranye. Nk'ubu uretse ko hajemo na lockdown muri uku wa gatatu ku itariki 14, hari n'abagifite ibirarane byo kuva mu kwa 7 kwa 8 k'umwaka washize. Ni ukuvuga ngo rero guhemba kw'ibigo bya prive mu buryo bugoranye, noneho covid yajyamo, nanone baba babonye urwitwazo rwo kuvuga ngo noneho dore haje icyorezo, ugasanga ari kukubwira ko icyorezo gitumye ataguhemba nayo mu kwa 7 k'umwaka ushize kugeza n'uyu munsi byose byabaye covid. Ati turaseka ariko ibintu birababaje, ariko nyine biranasekeje ku rundi ruhande. Umuntu utaguhemba mu kwa 4, icyorezo cyaje mu kwa 3 mbere gato, ariko hafatwa ingamba mu kwa 3, ataye umwaka ushize burya ntiwayabonye kubera covid. Reka tubumve. Jean Marie Vianney, umvise ukuntu François bisobanura, ubu ni umuntu muri hano ariko ahagarariye abandi, ntabwo ari hano kuri we wenyine, no kuvanga afite abandi arimo avugira, wenda mu kanya turaza no kubumva. Wumvise ko avuga ati n'ubusanzwe guhemba byari bigoranye, ko watubwira guti kugira ngo ishuri ritere imbere ni mwarimu, hanyuma guhembwa bikaba bigoye. Ubwo nawe urasubiriza abahemba n'abadahemba kuko nyine urabakuriye bose. Bimeze bite uno munsi rero? Kubera iki mwarimu abaho muri ubwo buzima kandi twabonye ko afite uruhare runini mu iterambere ryaba iry'uburezi, ryaba iry'ishuri, ryaba n'iry'ibindi bikorwa benda atangamo imbaraga ze? Murakoze. Nibyo koko ibigo by'amashuri yigenga hari bimwe usanga bihemba wenda bigoranye bitewe n'igabanuka rimwe na rimwe ry'umubare w'abanyeshuri mu mashuri bafite, ariko hari n'ibindi usanga bidafite ikibazo cyo guhemba abarimu bitewe n'uko usanga bifite ubushobozi. Nk'uko bimeze rero, nk'uko nabivuze hejuru, aho ishuri ryigenga rikura ubushobozi bwo guhemba abarimu n'abandi bakozi ndetse no gukomeza ubuzima bwaryo ni muri minervare z'ababyeyi. Ibigo byinshi usanga aho bikura ni aho ngaho muri minervare, bitabujije ko wenda usanga hari bikeya bishobora kuba bifite ba nyirabyo bashobora kubona izindi nkunga, cyangwa se bagashobora kuba bafite ibindi bikorwa bibyara inyungu, noneho n'ishuri rikaba riri aho ngaho ku buryo ashobora no gukora mu bindi bikorwa kugira ngo abashe kuba yarangiza inshingano yo guhemba abarimu. Ubu rero aho covid ijya gutangira, hari ibigo usanga byari byarahembye abakozi babyo nta bibazo bafite. Naganiriye na ba nyir'amashuri banyuranye, ndetse no mu cyumweru gishize hari inama twakoranye ku wa 3, nabo nk'ab'i Kigali bose twakoranye inama, wenda abandi muri za province zisigaye ho ntiturabasha wenda gukora inama kubera ibibazo bya covid, ariko abo twaganiriye urasanga abenshi baragerageje guhemba byibura kugera kuri kuriya kwezi kwa 3. Hari n'abo batabishoboye kubera ibibazo navuze hejuru, bimwe biva yuko usanga n'ababyeyi buriya covid yaje bamwe batarabasha kwishyura ibizamini byendaga gutangira, noneho hari hasigaye nk'ibyumweru bibiri. Burya rero akenshi ababyeyi cyane cyane nko mu bigo bifite za interna ndetse no mu bindi usanga bakunda kwishyura ari uko ibizamini byegereje, kandi abana udashobora kubohereza batarakora ibizamini ngo ntibajye kuzana minervare. Byagezeho rero usanga n'ibigo bimwe mu mpungenge zagaragajwe bafite hari ababyeyi batarangije inshingano yabo yo kwishyura, nabyo byatumye ubushobozi bw'ibigo buba bukeya kuri ibyo bitabashije
guhemba wenda kugera mu kwezi kwa gatatu. wari urimo rusange twavuga ko ari ibyo ngibyo nibyo bibazo bikomeye twagiye duhura nabyo mu bigo binyuranye bitabashije guhemba, ariko ibyinshi byabashije nanone guhemba. uti byinshi ni ibyabashije nanone guhemba. Uyu munsi se aba bantu mwabanaga umunsi ku wundi bakabafasha kwiteza imbere, ubwo mwumva mubavugaho iki? Mwibaza uko babayeho, mubatekereza mute? Niba ari umuntu wazaga akigisha n'umubyeyi akazana umwana kuko ufite uwo muntu akaza amukurikira, turiya murezi arigisha kandi abana yigishije baratsinda, reka ngeyo, bigatuma n'ishuri naryo rigira iyo sura nziza hirya no hino. Mwumva babayeho bate? Mu kwezi kwa gatatu niba ariko baheruka guhembwa, ukwa kane kukavamo, ukwa gatanu kukavamo, ukwa gatandatu kukavamo, mutekereza ko babayeho bate? Muteganya ko nimutangira bazagaruka bakabakorera, bazaba batakirimo umwuka, bazaba baragiye ahandi? Mubivugaho iki? Mu biganiro twagiranye n'abayobozi banyuranye b'ibigo by'amashuri, nibyo koko uburyo bwo kwivana mu kibazo bwo buranyuranye bitewe n'ikigo ku kindi, cyane cyane ko n'ibigo bitanganya ubushobozi ndetse n'amabanki bazamo cyangwa bahemberamo nayo aranyuranye. Ariko duhereye ku bo twaganiriye, abenshi bafashe inisiyative yo gushaka uburyo nyine bamaze rimwe guhemba n'uko kwezi kwa gatatu, nko mu kwezi kwa kane hari na bamwe babashije nabo kuguhemba, ariko bigeze koko mu kwa gatanu ubona ubushobozi bamwe buragabanutse ku buryo bugaragara. Mu nama twagiye, ibigo bimwe byagiye bigaragaza ko byagiye bibasha gushaka nk'ibiribwa, wabaye umwe mu miti kuko ibigo byagiye bibyitwaramo mu buryo bunyuranye. Hari abagiye bafata nk'ibiribwa bari bafite mu masitoke bakabiha abarimu babo, hari abandi bagerageje no gushaka udufaranga mu bushobozi bw'ikigo uko cyifite kikagerageza guha abarezi. Hari abandi usanga batabibashije atoro n'ibyo nk'uko uriya François yabivugaga, ugasanga n'ikigo wenda na mbere koko nticyabashaga no guhemba marigire yuko na covid ije, ugasanga n'ubundi na mbere taraza ikigo kitahembaga neza, nabyo ugasanga ni ikibazo. Rimwe na rimwe ugasanga hari n'ibifite nyine n'ayo madeni ku bafoniseri bagiye babaha ibiribwa, cyangwa se bafite amadeni ya banki nayo batabasha kuyirangiza. Hagiye harimo ibibazo binyuranye bitewe n'ikigo ku kindi, ariko muri rusange mu nama twagize twagerageje gushaka hamwe twese buryo ki buri kigo cyakora ibishoboka byose mu kwirwanaho no mu kurwana kuri abo barimu, kuko uretse no ku barimu hari n'ibyo nabyo usanga byaragiye bisigarana n'abo bakozi. Ntabwo hose n'ubundi amashuri yigenga yahagaritse abakozi bose, kuko hari abagiye basigara mu rwego rwo kugira ngo bubahirize umutekano w'ikigo, hari abagiye basigara kugira ngo nka za direkisiyo babashe gutanga amaraporo muri minisiteri n'ahandi, kugira ngo mbega ikigo n'ubwo covid yabayeho ntabwo akazi ko kagenewe ishuri kahagaze burundu. Abo nabo basigaye, hari ibigo bimwe byafashe inisiyative yo kubahemba, wenda bakabahemba nk'icya kabiri cyangwa se bakakomeza kubahemba uko babahembaga. Bagiye baganira. Ikigaragara ni uko mu bigo byose twaganiriye hagiye habaho ibiganiro n'abakozi, ahandi bakabandikira, na cyane cyane ko no kuva no mu rugo bitari byoroshye, ariko ubu ngubu mu nama ejo twakoranye nabo aho bafunguriye ko abantu baganira, bagaragaje ko ibiganiro bamwe bikomeje n'imbere. Arakoze cyane. Wenda turongera tuganire, reka noneho tugaruke muri studio. Arakoze cyane Jean-Marie Vianney, ati rwose habayeho kuganira, arabisobanuye, agaragaza bamwe imbogamizi bagize, agaragaza ariko n'ubusanzwe ko hari n'abatabaga bashoboye bihagije, uyu munsi bakaba noneho baragowe cyane kurushaho, bikanagora no kwita kuri ba barimu. Ati habayeho kuganira, mu kanya turaza kumusubiraho, wenda tubwire icyo ikiganiro kimaze gutanga kugeza uno munsi. Ariko noneho tugaruke muri studio. Dr. Mwumvise ibyo abantu bagarutseho, yaba François Xavier wagaragaje ikibazo, yaba ndetse n'amashuri yigenga ubakuriye ba nyirayo uburyo bisobanuye.
uyu munsi rwa ruhare mwatubwiraga wa musanzu w'uburezi ibyo bintu murabihuza mute rero ba bantu batangaga umusanzu ukomeye uyu munsi bakaba barimo babara ubukeye ariko kandi n'ababakoresha bavuga bati uko mutureba uku niko twareshyaga uyu munsi nka leta ibintu mubihuza mute ko aba bantu barerera igihugu barera abana b'u Rwanda? murakoze nk'uko François wanje kubivuga bagiye batugezaho ibibazo bafite ndetse buriya uburezi buri complex kuko iyo haje ikibazo nk'iki bihita bikora ku banyarwanda benshi. Abarimu bazataka ikigo gitake nk'uko byumvise ibigo biri mu byiciro bitandukanye. Ubwo nka Minisiteri y'Uburezi nta kindi kigega cyihariye dufite uretse gukorana n'umwarimu sako. Ni ukuvuga ngo ibyo bagiye batugezaho byose ndabyibuka lockdown igitangira hari icyo umwarimu sako wagennye wo gufasha abanyamuryango babo. Nakunze ko umubare munini w'aba barimu bari muri private schools ari members ba sako. Ubwo deje wa sako araza kugira amakuru arambuye abitangaho. Noneho nyuma dukomeje kubona ikibazo abarimu bafite nibwo haje kuvuga ikintu cyitwa iramiro, ngira ngo mwaracyumvise. Buriya byose twabikoraga tuganira n'umwarimu sako kuko buriya mwarimu sako nawo ni kimwe mu bigo bya Minisiteri y'Uburezi, ntago bitandukanye cyane kuko ngira ngo muranabizi ko hari n'icyo leta ifasha umwarimu sako. Nta handi twari kuvoma hatari mu mwarimu sako. Niyo mpamvu habanje hajyaho ikigenewe abanyamuryango, ariko noneho nyuma turaganira niki twafasha n'ababandi badasanzwe ari abanyamuryango. Nibwo rero habayeho gushyiraho kiriya kigega cyitwa iramiro gifasha bya bigo kuza gufata inguzanyo. Hariho n'amabwiriza bashyizeho, niba uyifashe niki kijya gufasha mwarimu, bakemera yuko na mwarimu ahita afunguza konti aho ngaho nta savings yakoze mu mwarimu sako, ariko akagira icyo abona ku bwumvikane n'ikigo. Byari bigoye ko hari mu byo yavuze bagiye batwandikira, hari ibintu bibiri basabye bigoye cyane Minisiteri y'Uburezi. Icya mbere barabanje baratubwira bati twese turera abana b'igihugu kandi turabyemera, kandi nk'uko twabigaragaje koko bafite umusanzu batanga, natwe ni muduhembe nk'uko muhemba abarimu basanzwe ari aba leta. Ihurizo rikomeye cyane kuko tuzi ukuntu umukozi ajya mu kazi nuko umushahara ugenwa byose. Icyo cyo nticyashobokaga, cyari kigoye. Nyuma yaho bati noneho mutegeka ibigo bifata inguzanyo yo kuduhemba. Ntushobora kuba nka Minisiteri y'Uburezi wakomitinga mutegeka ikigo gufata inguzanyo n'ikinanirwa kwishyura, ubwo uzaba wakishingiye niwo uzafasha mu kwishyura ya nguzanyo. Ahubwo icyakabaye cyiza ni ubwumvikane hagati y'ikigo n'abarezi bacyo, kuko igihe ikigo kivuga ngo sinshaka gutakaza uyu mwarimu, kuko ababyeyi akenshi tugenda dukurikiye mwarimu, cyane cyane muri amashuri abanza tuba tuzi umwarimu uzi kwigisha, tukagenda ku ishuri tumukurikiye. Icyo gihe rero umuyobozi w'ikigo nawe agomba kubifata nk'aho wa muntu amufitiye akamaro, akagira ikintu amumarira. Twaranasabaga abayobozi b'ibigo, si ngombwa ko mutanga umushahara wose kuko biragoye, turabizi ko ari ikibazo, ariko mugire ikintu gisigara kibashyize kibahuza n'abakozi banyu, kakagozi ntigacike. Aho ngaho rero niho hazamo na cya kibazo yavuze cy'amashuri n'ubundi yarasanzwe adahemba. N'ubundi na mbere ya lockdown guhemba byabaga ari ikibazo. Kandi nanone hari ikintu igeze gukomozaho kuri cya kigega leta yashyizeho, nacyo kigira amabwiriza gikurikiza kugira ngo ubonemo amafaranga. Niba usanzwe n'ubundi utishyura inguzanyo warusanganywe, ntabwo icyo gihe bazaguha amafaranga. Ni ukuvuga ngo icyo Minisiteri y'Uburezi yakoze ni ugufatanya n'umwarimu sako ngo turebe packages twashyiraho zafasha ari ikigo ari na wa mwarimu, ariko hakabaho tugarukira kuko ntitwategeka ikigo gufata umwenda tutazagifasha kuwishyura. Yenda deje umwarimu sako araza kutubwira
ese abayifashe byagenze gute, bo bafite ubuhe bushobozi, kugira ngo yenda bibere n'isomo n'abandi, kuko hari igihe wasangaga abantu badafiteho amakuru amwe, abe yatanga amakuru. Iyo aba hari nk'ikigo cyabashije gukora icyo kintu cyo gufata umwenda agafasha abarimu, akaba yabera abandi urugero, akababwira ati wabigenza gutya na gutya, kuko natwe twarabikoze kandi byatanze iki ngiki. So icyo twashoboye gukora nka Minisiteri y'Uburezi ni ukunyuza mu mwarimu sako, kuko niho twashoboraga kubona amafaranga, ariko ibindi byose biragoye. Turabizi neza ko abarimu bababaye. Icyo twakora ni ubuvugizi bwo kubafasha nk'abandi banyarwanda nabo batakaje imirimo, kuko barahari benshi, ahubwo bo nuko bashoboye kwishyira hamwe bakazamura ijwi ryabo rikumvikana. Ubu icyo gihe rero nigeze no kubisubiza umunyamakuru abimbajije, icyo dukora no kuganira n'izindi minisiteri, cyane cyane Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, kugira ngo tumenye abarimu bari muri agace kanaka bafite ikibazo bafashwa gute mu buryo bw'imibereho ya buri munsi. Ariko rwose kuvuga ngo Minisiteri y'Uburezi bahembe nk'uko ihemba abandi barimu ni ikintu kigoye kitanashoboka. No kuvuga ngo dutegeke ibigo gufata ayo madeni, noneho ayo mafaranga noneho byishyura imishahara, icyo gihe nanone biragoye. N'ubwumvikane hagati y'ikigo n'abarimu, kuko n'abagiye babikora bakagumana abakozi, hari ababishyura umushahara wose, hari ababishyura igice, hari abishyura 20%, 10% ibyo byose byagiye bituruka mu kuganira hagati yabo kugira ngo barebe icyakorwa. Arakoze cyane Minisitiri w'Uburezi, ati icyabashije gukorwa nuko hagiyeho iki kigega kugira ngo na wa wundi utari umunyamuryango abone nibura icyamuramira. Aha bitumye njya kureba harya ubundi bwo batari abanyamuryango nibangaye. Nkurikije imibare batubwire hano muri studio, mu banyamuryango 8,000 mwarimu sako ifite baturuka mu mashuri ari abarimu bigisha mu mashuri yigenga, haba mu yabanza hasi kuzamuka kuzajyana no mu yisumbuye. Nabonye ariko mu mibare Minisitiri yari yaduhaye ijyanye n'umubare w'abarimu no munsi, niba ntaho nibeshye, agera ku 9,707. Nkahita nibaza ntababandi 700 bari he, wenda nibo batumye haza iryo ramiro. Ariko none reka tugere ku muyobozi w'umwarimu sako atubwire uyu munsi, atubwire ati hagiye ikigega ariko tunakiganireho giteye giti kugira ngo umuntu akibonemo ubwo bushobozi bisaba iki, bikorwa biti, ese hari abitabiriye uyu munsi, icyizere cyo kwishyurwa cyo mugifite mutubwire, mbese muse n'ababisobanuraho. Noneho n'abayobozi b'amashuri baradukurikiye cyangwa ba nyirayo n'aba François bari hano nabo bumve batari ko buriya directeur wanjye cyangwa ishuri nigishamo batagize icyo bakora, nanjye nacaha sinkomeze guhangayika, cyangwa se nabagira inama noneho kuko nungutse andi makuru. Bimeze biti? Murakoze. Nk'uko Minisitiri amaze kubibabwira, reka wenda mbanze mpere ku basanzwe ari abanyamuryango bacu. Dufite uburyo basanzwe bahabwamo serivisi z'imari ziri mu mwarimu sako, cyane cyane serivisi zijyanye n'inguzanyo. Abenshi muri bo rero n'ubusanzwe bari basanzwe bafite inguzanyo z'ubwoko butandukanye, ko tugira product zitandukanye buri wese ashobora kwibonamo bitewe n'icyo yifuza kugeraho. Kuri abo rero twari dusanganywe hari uburyo twabanje gushyiraho bwo kubafasha. Duhereye kuri ya 5% basanzwe bizigamira, twirengagije izindi nguzanyo bari barafashe, ariko twavuga ngo nanone tutaza kugiraho dutakaza abanyamuryango bacu, cyangwa se tuba nkaho tutababereye koperative nziza kandi mu gihe gisanzwe twarabanye neza. Reka tubafashe nubwo batari guhembwa, tubashirireho product yatuma byibuze babasha kubona icyo nakita emergency loan basanzwe bafata. Ari abari basanzwe babifata bemerewe kuyikora icyo bita top up, tukabongera tukabasubiramo iyindi tugakuramo ayo bari basigaranye bakayabona. Abatayifite nabo bakemererwa gufata 75% ya savings zabo, ariko umwihariko nuko azatangira kwishyurwa mu kwa 9 bongeye gusubizwa mu kazi. Nuvuga ngo iyo emergency yiyongereye kuri za loan basanzwe bafite, uyu munsi batari kubasha kwishyura kubera ko batariho barahembwa. Icyo turakirengagiza twemera kubongerera, ariko tuvuga ngo babashe kubaho muri iyi minsi. Mukiraho turagenda tuganira uvuga ngo hari umuntu wenda rusanganywemo inguzanyo, ariko mwana muhaye amahirwe yo kugira ngo abone indi nguzanyo y'ingoboka muri iki gihe kidasanzwe. Uwo muntu nibigera mu kwa 9 azishyura ya nguzanyo yarasanganywe, kwasanzwe ayifite, azishyura na ya nguzanyo y'ingoboka. None nkavuga nti none sibwo kuri mwarimu ntabwo ari umutwaro, kuki mutakoze nk'izindi koperative ko twagiye tubibona bagiraga batya bagatanga ubwasisi, niko bari barabyise, batanga ubwasisi akabati rero abanyamuryango bacu barizigamiye 5%, ubundi umuntu yizigamiye aba azamugoboka
wenda niyo atamaramo burundu ariko reka tugire icyo tubagenera nibura kuri iyo nguzanyo mubaha hari n'agakerageshwa mwabashyiriyeho ko kuvuga bati rero n'ubundi nimwe ni ku bwanyu turiho reka tubibuke namwe mugeze ahazamuka dore ahamanuka ntimwatwirengagije. ariko bivuze neza cyane uvuze ko bari basanga mu izindi nguzanyo ese izo nguzanyo bari basanganywe amafaranga atuma tuzibaha abayaturutse ni muri za savings dufite ni uvuga ngo kugira ngo tubahe izo savings tuzibasubize nuko na za nguzanyo zaba zongeye zikishyurwa ya mafaranga akagaruka mu gihe rero za nguzanyo zitari kwishyura ntaho umwarimu sako wakura n'aya mafaranga yo kugira ngo uhereze ba bantu kandi za nguzanyo nazo zitari kwishyurwa. Binyibukije inkuru hano twatambukije urihangana turagenda tuganira kugira ngo byumvikane. Hari inkuru hano yatambutse muri mutubwira muti dufite abanyamuryango bagera ku 70 n'imibare nayifashe nano bijojwe nararyumvise dufite abanyamuryango bagera ku 70 twarebye amafaranga twiyungutse dusanga harya n'izingaye n'eshanu ni ndumva ari mwavuze muri miliyari zingahe nibuka ko ayo mafaranga iryo joro numva makuru hano nahise nyagabanya bya 70 by'abanyamuryango nsanga buri muntu yabone 60 n'amafaranga 300 natageze kuri 500 ndavuga ariko ubwo no kuvuga ngo iyo ni inyungu mwabonye nuvuga ngo za saving batanze zatanze inyungu nayirongera zatanze inguzanyo irishyurwa haboneka inyungu bivuze ngo kapitali yanyu iracyahari izashora ntabwo ndi umuhanga cyane mu by'ubucuru mu by'ubukungu ako ndagenekereza mugenekereze nawe mucishirize mu byumve. Uyu munsi niba umuntu yarazigamye akaguriza kandi yanguzanyo itanzwe tangana n'inyungu yakaza inyungu zigenda umwe niba ari miliyoni zingana ya miliyari 5 sinibuka ariko nzi ko iya mafaranga mwavuze nyagabanyije 70 by'abarimu nabonye 60 300 n'utundi duce n'umunyamakuru wacu wihuye wari wakoze iyo nkuru ndayibuka neza cyane ko nahise mvuga ubu si 60 babigabanyije muri ko ari inyungu babonye n'ubundi ko bakomeza bagakoresha ya kapitali yabo basanga ngo igakomeza igakora wenda bakavuga bati ntitutanga yose reka dutanga 40 cyangwa 30 kuri buri munyamuryango za kantu gakomeye ni hari abarimu bayahembwa cyangwa niba yagezeho aho hantu kuki reka nabyo mbisobanure nk'uko wari ubivuze ikigo cy'imari gitandukanye na koperative y'abamotari cyangwa se koperative icuruza ubundi bucuruzi nuvuga ngo ikigo cy'imari ubundi amafaranga gikoresha akagombye kubatangwamo inguzanyo nk'uko amategeko ya banki nkuru abiteganya ni amafaranga aturuka muri savings z'abanyamuryango muri deposit na banki burya ntitanga amafaranga aturutse ahandi aturuka muri yayandi twibikira buri kwezi. Nuvuga ngo rero mu mwarimu sako ubwizigame n'ubwo babutanga bwa 5% buracyari hasi aricyo cyatumye leta yemera gushyiramo inkunga kugira ngo idufashe kusatisfyinga need z'abanyamuryango. Ngo amafaranga bamaze kwibikira maze kugera muri miliyari 26 n'inguzanyo bafite hanze zigera muri miliyari 66 murumva ko ya mafaranga miliyari 26 yose yatanzwemo inguzanyo birarenga duhabwa inkunga ya leta igera muri miliyari 20 uyu munsi birarenga bijya kuri rwa rwunguko tugenda tubona buri mwaka. Nuvango rwa rwunguko tugenda tubona buri mwaka impamvu tutarutangamo ubwasisi bugaruka kongera ubushobozi bwo gukomeza gutanga inguzanyo kuko ntacyo byaba bimaze tuyamugabanyije uyu munsi 60 ariko ejo akazakenera yanguzanya ya mortgage ya miliyoni 9 kugira ngo yubakire inzu yo guturamo akayibura kuko bwasisi twamaze kubumuha tukabugabana nuko ikigo cy'imari gikora ariko kigera igihe kigeraho kimara kwiyubaka ari no mpamvu tugenda dushyiraho na products bakangurira ko nandi mafaranga atari umushahara gusa nayo bakagombye kuba bayazana muri sako. Ariyo mpamvu tuvuga ngo hari igihe kiba kizagera bikagaragara ko noneho cya kigo cy'imari kimaze kugira ubwizigame buhagije bitangamo inguzanyo bitagiye kugera aho bajya muri reserve zabo zijyanye n'urwo gunguko rwa buri mwaka tubona niyo share capital baba batanze none bikagira igihe tuvuga ngo koko birakwiriye ko igihe twakoreye tumaze kugeza ikigo aha kirunguka dusigaye dufite ubwizigame buhagije kuki tutatanga bwasisi uyu munsi twabutanga noneho tukongera tukavuga ngo amategeko nanone agira icyo agena ku bwasisi butangwa ntago vuga ngo urwunguko rwose mwabonye mu rufate mu rugabane baravuga ngo dukore reserve ya banki kugira ngo ejo banki yagira ikibazo ntituzasanga amafaranga twaramaze kuyatangamo kugira ngo nanabisobanure kurushaho reka mbishire no muri terime ziri tekinike ubundi iyo tuvuze ngo twungutse miliyari 5 cyangwa se miliyari 6 n'inzisake z'ibicumi iriya bayita accounting profit reka nyite gutyo ariko ntago bavuze ko ari amafaranga muri terime za cash ahari ku buryo tuyatoriye mu kigo muri safe y'ikigo tukayatanga ese ikigo cyasigara cy'imitinga ibyo bita prudential no muzibeneri dusaba ya 30% yari kiditi igomba guhoraho kugira ngo umunyamuryango ufite mandi mafaranga atari permanent saving yibikiye kuri konte nawe igihe cyose aje kuyafata yabone
nicyo ngicyo dukurikiza. Murakoze. uranyemeje rwose, uranyemeje. Nta n'ikindi kibazo nongera kubaza kuri ibyo bintu by'ubwasisi, ahubwo dukomeze bimwe twavugaga bijyana noneho n'ibintu bya uti barizigamiye, twagerageje kubafasha bari basanzwe ari abanyamuryango, wari utubwiye uburyo bari basanzwe babaho. Noneho rero ubu buryo bushya minisita yavugaga buteye buti, uzaba utari umunyamuryango uze mu mukorere mu kwizera, bizakorwa bite? Ni ukuvuga ngo impamvu iyi product y'iramiro yagiyeho, reka nanabisobanura wenda neza, ntago ari fund, ni product. Nuvuga ngo fund n'ubundi dukoresha ni ya yindi umwarimu sako isanzwe ifite yacu isanzwe, nta yindi fund iri extra yavuye hanze cyangwa special yashyizwemo kugira ngo isavinge ya product twashyizeho. Ahubwo nk'uko minisita yibagaragarije, twishyize hamwe nka minisita, twagaragaje icyo bari basanzwe ari abanyamuryango twabashije kubafasha, ariko nanone kidahagije kuko bakeneye n'umushahara. Nubwo twabahaye iyo nguzanyo y'ingoboka, ariko ni inguzanyo ishobora kuba itari na nini cyane ushingiye kuri savings abantu baba bafite, ku buryo utavuga ngo yasavinga amezi 4 wa muntu atari guhabwa umushahara. Ariko kabitareba babandi nanone batari abanyamuryango, turatekereza ngo se ni iki twashyiraho noneho na bya bigo bisanzwe bifite umutima wo kuba byafasha abarimu babo, abakozi babo babakoreraga, nabyo bibona ahantu bashobora kwirukira bakagira icyo bahabona baramutse bamaze kubyumvikanaho, bamaze kumva koko ko ari ngombwa kwiyunguzanyo bayifata. Niho rero twashyizeho iriya product ya iramiro igenewe ibigo by'amashuri, kuko ikigo cy'ishuri nikifata bizagera kuri wa munyamuryango wacu, ariko bigere no kuri wa wundi utari umunyamuryango. One of the condition yo kugira ngo ayihabwe ni uko ari amafaranga azabagenewe gusa gufasha abarimu guhembwa mw'iki gihe batarasubira ku ishuri. Ni nayo mpamvu tubasaba ngo uyihawe ahita afungura konti z'abarimu, abakozi be abafungurira konti, yemerewe guhita bafungurira konti mu mwarimu sako, kugira ngo aya mafaranga agere kuri konti y'ikigo, ahita ba transferred kuri konti z'aba barimu nk'umushahara bitewe n'ibyo bazabumvikanye. Ni ngo mu byaduha na payroll, ariko iyo payroll ishobora kuba ari wa mushahara wose yahisemo kubaha, cyangwa se ari ubundi buryo bumvikanye ko nzamuha 30%, 20%, 10%, ariko twe twari uburyo bwo kugira ngo byibuze birumvikana ko wenda umushahara wose batapfa kuwutanga, cyane ko abo bantu batariho barakora, ahubwo ariko bakavuga ngo twabaha esatana allowance iyo gutuma nabo babaho, kuko nk'abandi banyarwanda hari benshi bagize ibibazo, ntago ari abarimu gusa, ariko bakagira uburyo nabo bafashwamo, cyane ko wamukoresha agomba kubareba ngo wa mwarimu nzamukenera mu kwakira. Ese nafungura amashuri abanyeshuri bakaza akabura abarimu bizagenda gute? Ariko nashyiraho iyo link izatuma wa mwarimu avuga ati nta kumukoresha wanjye atagize, igihe nikigera n'ubundi ntangiye ngomba gusubira hahandi, ntaba ari gushaka kandi kaza handi ubu ngubu, cyangwa ngo yumve ko hari iyindi pressure imuriho akumva ko hari icyo wa muntu yakoze. Ariko icyo twe twari tugamije kwari kugira ngo habe hari ikintu, niba hari n'icyo bumvikanyeho bagiraho birukankira, bagira ubakira, bagira ubafasha. Kugeza uyu munsi rero uko tugenda tubona abenshi bitabiriye kuza kubaza, baje kubaza ari benshi, ndetse nk'ibigo bigera mu 100 rwose bimaze kuhagera, bigasabana za fomu bakajya kuzuza, ariko byose ntibigaruke. Mu bimaze kugaruka byamaze no kuzuza dosiye neza, nubwo amafaranga atarasohoka ngo ashyirwe ku makonte yabo, bigera mu bigo 6 nibyo byamaze kuzuza dosiye neza. Ariko iyo ngerageje kuganira nabo, bambwira ko nabo hari uburyo bumvikanye n'abarimu babo mu buryo butandukanye bashobora kuzabasha kwishyuramo ya mafaranga. Eida bafite amasezerano bazagirana n'abarimu, bakumvikana ko mashuri natangira hari uburyo bazagenda bafatanya kwishyura ya mafaranga, ikigo ntikizayishyure yo cyonyine, cyangwa se bakaba uburyo bazaganiriza ababyeyi bakabafasha kuba bafatikanya n'abarimu n'ikigo kubona ya mafaranga, kuko ababyeyi nabo bazi ko abarimu bariho barabarera. Ni uburyo butandukanye bagomba kuganiramo. Icyo twebwe tubafasha nuko abatubajije tese murabona bizagenda gute, tese abarimu wenda bagiye ntibagaruke byagenda gute, twe twabwira ko ikiza ari uko babinyuza mu biganiro bakumvikana icyo bakora. Ntekereza ko baganiriye babyumvikanye n'abarimu batabyanga, ariko icyo nashaka gushimangira nuko abarimu bumva ko atari a special fund ihari yagenewe kubaha, oya, ahubwo ni product yashyizweho kugira ngo nibaramuka bumvikanye babwire wa muyobozi tudufashe udufatire hariya tubashe kubaho, natwe turabyumva ko nta minervari zihari nk'uko babigaragaje, ariko nidutangira amashuri wenda tuzayishyura mu gihe kinini cyane, kwinguzanyo twashyize zishyirwa mu myaka 2. Mu myaka 2 ni wenda yaramuhambye 30%. Ntekereza ko agiye mukata nibaranga wenda dushyize mu mibare sara uko yabingana, itabara amafaranga menshi kandi bose bikarangira neza buri wese ageze ku ntego yifuzaga kugeraho.
murakoze cyane. Urumva ati ibigo 6 byujuje dosiye, abarenga 100 baraje barasaba. Nsubiye inyuma njya kureba mu mashuri y'incuke dufitemo ibigo bigera kuri 900 na, mu mashuri abanza ibigo bigera kuri 400 na, mu mashuri yisumbuye ibigo bigera ku 300 na, harimo ibigo 6. Abantu batinya iki? Iyo muganiriye mwumva batinya iki? Kuki muri ibyo bigo byinshi gutya birenga 5,000 hejuru yabyo, oya ndakabeje 4,400 uyu munsi bara hariya ku 4,000 kuri segonderi n'umubare w'abakozi ntago ari amashuri, yenda niwo ntagaragaje ariko ntabwo ari amashuri. Okay, kandi twibeshye ntacyo, reka dufata y'incuke amashuri 983 n'amashuri 413 mu mashuri abanza byonyine arenze 1,300, hafi 1,400. Ibigo 100 byaje kubaza mu 1,000, abagarutse nyuma yo kubaza no kubona amakuru ni 6. Bababwira ko batinya iki? Ntabwo ari ukuvuga ngo hari icyo batinya kindi nk'uko Jean Marie yabisobanuye, ni ukuvuga ngo hari impamvu zitandukanye bitewe n'imiterere y'ikigo, bitewe n'ubukungu uko bwari buhagaze icyo gihe. Urumva nk'ikigo niba giheruka nk'uko mugenzi wacu François yabivuze, giheruka guhemba n'ubundi mu kwa 7, ese uyu munsi nibwo kiri buze gufata inguzanyo, icyo ntikirirwa kinaza. Ariko hakaba n'abandi bamanajinze, ntabwo twamenya ngo specifically ngo ibigo byabashije kumanajinga kugira icyo by'abarimu n'ibingahe, ariko ngiye mu mabaruwa mbona y'abarimu babasaba, ni ukuvuga ngo ibigo byinshi harimo byinshi byabashije kugenda bibasigiramo 25% bitarinze gusaba inguzanyo, 33%, 25%, ahubwo nayo tukabafasha kutayishyuza inguzanyo, yagera kuri konte tukayabaha kuko atakishyura ya nguzanyo yari afite ngo abashe no kubaho. Nabyo ni bimwe tubafasha tugenda tuyabasubiza. Ni ukuvuga ngo ntabwo muri uwo mubare wose bivuze ko ibigo byose bitahembye, ni ukuvuga ngo hari bikitanga amafaranga make ariko bikayatanga. Uwo rero there is no need yo kuza gusaba inguzanyo, aravuga ati ubwo nuko twabyumvikanye n'abarimu bacu tuzakomeza kwa 25% kuko iyo fandi twebwe turayifite yo kuzageza y'amezi 4. Gusa biragoye kumenya umubare wa bya bindi bivuga ngo nta n'igiceri cy'icumi tuzatanga kugira ngo tube twabasha kureba iyo mibare ngo turebe ngo impamvu ni iyihe. Ikindi cyo kuvuga ngo gutinya ngo baratinya iki, nta kindi nicyo cyo kuvuga tese ngewe ndamutse mfashe inguzanyo nk'ikigo ejo ya mwarimu ntagaruke kandi namuhaye yanguzanyo. Iyo nguzanyo mbese ifite inyungu ya kangahe? Ifite inyungu ya 13%. Urakoze cyane. Mbere yuko twakira François, reka nze mbanze twongere dusubize ku murongo Jean Marie Vianney, kuko ni uri budufashe kumenya impamvu ubwitabire bukiri hasi, ko baganira, ko babana nabo. Jean Marie, kubera icyo ubwitabire bukiri hasi? Allo? Twari tubaje tuti iyo muganiriye n'abandi bagenzi banyu ba nyiramashuri, ubu buryo bwashyizweho bwo kugoboka abarimu ndetse n'ibigo by'amashuri bikaba nabyo byaba bigobotswe, uyu munsi ubwitabire ko buri hasi mu bigo birenga 900 twabwiwe, ubwo ni amashuri y'incuke ndetse n'ayabanza, ayisumbuyeyo ntabwo twayamenye. Uyu munsi kuki ubwitabire, mwarimu Sako batubwiye ko abuje amadosiye neza bategereje guhabwa amafaranga ari ibigo 6 gusa, bababwira ko ari kubera iki? Nta makuru bafite, inyungu irahanitse, bigenza bite? Mu biganiro twakoranye na bene amashuri ndetse nabo tugenda tuganira ku matelefone ku rwego rw'igihugu, ko amashuri abanza n'ayisumbuye yigenga nk'uko mubibona arenga 1,000 ni menshi, mu buryo wenda muri kuno kwezi kugira ngo wenda menye impamvu ya buri kigo byo biragoye muri rusange, ariko abenshi twahuye muri rusange ahagaragaye ibibazo nka 3 by'ingenzi. Hari ibigo usanga nyine bifite icyo kibazo cy'uko n'ubundi bisanganwe iyo myenda, kandi mu buryo bwo kujya kwaka credit n'ubundi usanga ibigo bisanzwe bidafite clearance mu mabanke, birabigora. Iyo ikaba kategori imwe. Hari indi kategori ya bene ibigo usanga bo batigeze nyine banamenya n'ano makuru, kuko hari n'abo tuganira wamubaza tese amakuru urayafite yuko hariho umwarimu Sako bafite product yo kuba yafasha ibigo byigenga kuba byagira uko bifasha, ugasanga nabwo ni ibindi bigo nabyo bidafite amakuru neza. Hari ibindi noneho bifite amakuru byanasomye neza requirements zikenewe kugira ngo umwarimu Sako ibe yatanga amafaranga kuri ibyo bigo, byo noneho basanga biboroheye
kuko nk'uko deje wa sako yabivugaga ntabwo ari fawundi yindi yaje ngo ize kuba yafasha abarimu mu mashuri yigenga, marigire yuko bamwe no mu barimu hari n'ibigo byanambwiraga rwose hari n'abarimu babyumvise yuko ari inkunga minisiteri yageneye abarimu mu mashuri yigenga muri sako nk'inguzanyo. Ariko icyo ngicyo cyo mu nama twagiranye na bene ibigo twaragisobanuye, nta yindi granti yindi ihari uretse fandi iri mu mwarimu sako gasanganwe baha credit nyine kuko ari umwarimu sako twaraganiriye, ari na minisitiri cyane cyane umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye nawe twaraganiriye kuri ibi ngibi, twagize ibiganiro na bene ibigo nabo baganira n'abarimu babo, ariko hamwe ugasanga hari iyo reticence y'uko abarezi bamwe wenda batumva y'uko ari amafaranga y'inguzanyo azabera umutwaro nyine ishuri mu gihe bazaba batabashije kwishyura bishobora kubateza ibibazo. Noneho bigatuma nabyo bamwe mu barepresentarego cyangwa bene ibigo bagira intege nkeya mu kujya kuyaka. Ni ukuvuga ko iyo myumvire nayo itari yagera ku barezi bamwe, nayo yateye bamwe mu bene ibigo kudashyiramo akabaraga mu kujya kuyaka. Izindi mpamvu wenda bagendaga batanga nazo hari izishingiye kuri iyo ku buryo bwo kuyaka n'ibikenewe, kuko hariho nk'amabanki amwe asanzwe akorana n'ibyo bigo byigenga atari umwarimu sako, kuko hari n'ibigo bidafite konte mu mwarimu sako byigenga, ugasanga wenda birakora banking na beka populaire se n'andi mabanki. Noneho ugasanga bo no kubona iyo network yo kuba babona iyo credit iranafunze, kubera yuko bo banasaba ibintu byinshi birenze wenda n'iby'umwarimu kuko bo ni banki komerisiyare. Ibindi bigo twaganiriye nabyo bitabashije kwapurayinga bigaragaza n'impungenge nanone z'uko hari aho usanga muri requirement ko hari aho bavugaga bati baradusaba kwishyura kunyuza minervare z'abanyeshuri ku mwarimu sako kugira ngo nyine hazaboneke n'uburyo bwo kwishyura mu buryo bworoshye, ariko biza kubyara ikibazo cy'uko bene ibigo baba barafashe n'ayo makredi muri banki komerisiyare usanga barakoze iyo commitment, baramaze gusinyira ayo mabanki y'uko n'ubundi minervare zizaca kuri ayo makonte nabyo bikaba imbogamizi. Gusa twateye intambwe tubasha kuganira na minisiteri, turaganira batubwira kuganira n'umwarimu sako nayo twaraganiriye nta kibazo, bo iyo mbogamizi bavuga ko bagenda banayoroshya, kimwe n'ubwizigame nabwo bemeraga ko bagenda babyoroshya umwarimu akagenda yizigamira. Hanyuma indi reticence nayo deje yigeze kuyivugaho wasako nuko usanga hari n'aho bafite izo mpungenge wenda ko muri prive hari igihe agenda ejo wenda akaba atanagaruka cyangwa akajya n'ahandi, nayo irahari. Ariko mu biganiro twagiranye twaje kubonamo n'umwanzuro mwiza w'uko duharanire nk'ibigo byigenga kureba uko yabaho. Mu buryo rero yabaho harimo bamwe bafashe commitment yo kugomeza kuganira nyine n'abo barezi bareba n'ayo make yashobotse, ababa babishoboye kugira icyo babona, haba igisaguka, yaba ari ukubona ibyo biribwa kawunga umuceri se, buri kigo mbega kikareba icyo cyakora mu gihe kitabashije kubona iyo nguzanyo. Ariko twanasabaga n'amabanki yandi wenda nabyo twari twabiganiriyeho na minisiteri ko twaganira na association y'amabanki muri PSF nabo bakemera kuba bafashe ibyo bigo bibankinga n'abo ngabo, uretse yuko mu biganiro twagiranye
na perezida wa asosiyasiyo y'amabanki yahagaritse, reka dufite garanti wenda nka leta ikaduha garanti nk'uko bari babisabye ko wenda nabo bashobora kuba bagira icyo bemerera korohereza abo bari. Haracyariho n'ibiganiro, haracyariho n'ingamba zo gukomeza kuganira no kureba ibisubizo hamwe, ariko impamvu zo zatumye ibigo bitayafata ni nyinshi. Urakoze cyane, turakomeza tugende tuganira. Reka noneho tugere kuri François, tunakira ibitekerezo ni byinshi, tugerageze kubinyuzamo. Murabibona ko twongereye iminota y'ikiganiro kugira ngo nibura abantu bagerageze guhabwa amakuru yose ashoboka, buri wese amenye aho yavana uburyo bwo kubaho muri iki gihe, n'utarubiza bimenye, ariko kandi n'ibibazo abantu bafite binagaragare, wenda haboneka izindi ngamba zaza kubikemura cyangwa se kubyoroshya. Hari igihe biba ibibazo biremereye, havaho nk'ibiro 5 umuntu akagerageza kundamuka gakeya nubwo byaba bidakemutse. Hanyuma rero François, wumvise ibyo ministeri yatekereje nka leta babishyiraho, wumvise muri sako ko barimo batubwira bati amafaranga arahari, ariko abantu barimo baraza basaba amakuru wenda bazagira aho bayafate. Wumvise abayobozi b'amashuri nayo impungenge bafite. Mwebwe nk'abarimu rero uyu munsi muratubwira iki? Izi mpungenge mwazumvise, ingamba zafashwe zirahari, n'uburyo bw'imikorere nabwo kandi babuvuze. Uyu munsi mwebwe mubihuza mute n'ubuzima mubayeho, mubihuza mute n'ibyifuzo byanyu n'imibereho yanyu ya buri munsi? Undi covid igitangira, abayobozi b'ibigo by'amashuri icyambere bihutiye nta no kuganiriza abarimu, byihutiye guhita byandika amabaruwa bahagarika. Ariko ibyo ntibyubahirije amategeko. Ubundi mu mategeko bavuga ko abantu baganira, ariko bahise bavuga ati ni kado force majeure, noneho turabandikiye turabahagaritse. Noneho umuntu uhagaritswe, inama ya guverinoma iteranye, twumva ko badutekerejeho wenda ko hagiye ikigega kigiye kuba cyagoboka ibyo bigo, wenda bikadufasha kuba twabona uko tubaho. Dutegereza ko byashyirwa mu ngiro. Ese ubundi ubwo ko mwahagaritswe uyu munsi muracyari abakozi babo, muri abakozi bari mu kiruhuko, bifatwa bite ubundi? Ubwo ndagira ngo numve niba azajya no gusaba ya mafaranga muri sako, uwo muntu uhagaze azamugarura mu kazi kuko uburyo bwabonetse, ashobora kongeramo undi ukabyumva. Wenda na Deja araza kudufasha, ariko na Jean Marie araza kutubwira mubarwa mutu no munsi. Nukuvuga ngo hari isubikwa ry'amasezerano. Iyo umuntu yasubitswe abazasubira mu kazi byanze bikunze. Gusubikwa by'agateganyo ntabwo ari iseswa ry'amasezerano. Iseswa mu mwarangizanyije umwe ari ukwe n'undi ukwe. Nukuvuga ngo rero niba habayo isubikwa ry'amasezerano kubera ikiza kidasanzwe cyangwa aribyo twise kado force majeure, nukuvuga ngo iyo baruwa niba yaje yagusubikiye amasezerano by'agateganyo. Noneho amaso twari tuyahanze leta, kandi muri leta uduhagarariye ni minisiteri ya education. Niyo mpamvu ari nabo twandikiye tubasaba ubuvugizi cyangwa se kudufasha mu bibazo turimo. Noneho ubu ngubu aho bihagaze, turasabwa noneho twebwe nk'abari mu gusubira kureba abakoresha bacu. Umukoresha yaraguhagaritse ntacyo akuganirijeho, nawe uri rukanse ugiye gusaba ubuvugizi n'ubufasha muri ministeri ati garuka wongere urebe wamukoresha wagusubikiye amasezerano, mwongere muganire. Hagati aho twebwe nk'abarimu tukabona turi gutereranwa hagati, tukabona nta n'umwanzuro twebwe twabifataho. Ari mu mpamvu n'ubundi tugikomeza gusaba ubuvugizi cyangwa se kugira icyo ministeri ya education yakora kugira ngo muri ubu buzima tugoye nibura umuntu ababona uburyo yabaho, kubera ko ubu nta nubwo turiho. Birumvikana kuko niba umuntu yaratunzwe no kubona umushahara hagasha ukwezi kwa 4 hagasha kwa 5 kwa 6 nako kugiye gushira, nyine umuntu aba bitoroshye. Reka rero tunyarukire mu bitekerezo, wenda baraza kugira icyo bavuga kuri icyo kintu waruvuze, tubijyanane n'ibindi bitekerezo by'abandi badukurikiye. Hari abarimo badukurikiye hirya no hino banditse, hari abayobozi b'amashuri, hari abantu batanze ibitekerezo mu buryo butandukanye, ariko reka mpere ku bantu bohereje ibitekerezo byabo kare rwose tugishyiraho insanganyamatsiko. Hari abantu bahise babinkwakuzi bohereza ibibazo byabo kugira ngo bitaza kwibagirana. Noneho n'abagiye boherezwa ikiganiro gikomeza turabagarukaho.
uyu ati mwiriwe mutubarize amazina yanyu, bamwe bansabye kuyavuga abandi bansaba kutayavuga, muri rusange ndayareka hatazagera n'ugira icyo bati ni ikiganiro nakoze ariko ntacyo muzaba ariko ntabyo mvuga. Ati mwiriwe kuki barimo kuvuga ngo ibigo bitungwa na minerivare, uruhare rwa bene ibigo bo nuruhe? Kuki birengagiza ko amasezerano aba hagati ya mwarimu na bene ishuri ntabwo ari mu babyeyi? Ikindi leta nayo yaradutengushye iduhindura abikorera n'abigenga, nyamara turerera u Rwanda. Aha ndagira ngo yaba minisitiri yaba ukuriye amashuri yigenga bagira ikintu babivugaho mu buryo butomoye. Urakoze cyane, ngira ngo icyo kimwe muracyanditse tuyadufata nka 5. Hanyuma undi nawe ati mwiriwe neza, ndagira ngo nshimire abatumirwa bacu b'uyu munsi. Nkanjye na bagenzi banjye twakoreye ikigo bita Lycée de Nyanza mu mwaka wa 2018 ariko baratwambuye. Twamenyesheje akarere ka Nyanza ntikagira icyo kabikoraho, tumenyesha intara y'Amajyepfo nayo ntacyo byatanze, ndetse na WDA nayo irabizi, kandi imibereho yacu yifashe nabi cyane. None nagira ngo mudukorere ubuvugizi, minisitiri ubwo ahageze nubwo bitajyanye n'ibyo mwateguye, ni ukuri icyo kintu akizirikana. Iki ntaze kugisubiriza cyakora gitware nk'umukoro, bazagiye gukorera ubuvugizi aba bantu bahezwemo ibirarane, kuko wenda tutarimo tuvuga ibyo mw'icyo gihe turimo tureba ibya none, ariko urumva hari n'abafite ibirarane byo muri 2018. cya kibazo kirakomeye. Hanyuma ati muraho mutubarize deje w'umwarimu sako impamvu batemera guha avance sur salaire umwarimu mu mashuri yigenga muri ibi bihe bya covid. Ko niba mutayitanga muratubwira. Hari n'undi watubwiye ati tubwirire deje uti ko abayobozi b'ibigo byacu dukorera, abayobozi b'amashuri dukorera ko bemeye kwigomwa bakaduha agasalere gake akadufasha kuba muri no minsi kugira ngo tutazapfa, none amafaranga yacu yacayo bakayakata. Kandi mwe mwatubwiye ko mutayakata, ubwo muraza kutubwira uko bimeze niba koko anakatwa. Hanyuma abandi bohereje ibitekerezo byabo ati utubarize umwarimu sako ego niyo yongene maze gusoma. Ati utubarize umwarimu sako ibijyanye n'ubwizigame bw'umwarimu uhemberwa muri sako, kuko ni amafaranga yanjye nizigamiye buri kwezi, ndetse bayakata umwarimu ku gahato. Baraza kutubwira, ariko kuki njya kuyafata bikansaba kuyaguza nkazayishyura nshyizeho n'inyungu, kandi ari ubwizigame bwanjye? Kwizigamira kwanjye kumariye iki niba bazanguriza nk'izindi banki zose? Turaza kurana n'inyungu zingana. Ubwo deje aracyandika ati ese kuki muri iki gihe bataha mwarimu y'amafaranga? Iki cyo bakivuze ntabwo tukigarukaho. Ati ndumva harimo akarengane cyangwa ivangura, kuko abarimu ba leta barerera u Rwanda kimwe n'abarimu bigenga, bose inyungu zigaruka kuri wa muturage w'umunyarwanda, umwana we yiga akabona ubumenyi bwuzuye. Aba leta baracyahembwa, ariko aba prive bicije isazi mu jisho. Ejo bundi barabongeje abandi badafite na kimwe. Ubwo aho ntiharimo kwirengagiza, kandi ku rundi ruhande twese turi abanyarwanda. Reka tube turekeye ibi ngibi tutaza kugira ibyo twibagirwa, turagaruka mu kanya. Hanyuma duhere kuri uriya wavuze ati ubundi ba nyir'amashuri bo uruhare rwabo nuruwe, batungwa na minerivare. Se minisita nta kapitali bagiye gutangira ngo babereke bati twahagaze dutya. Hari wenda ubwo si nayo mpamvu babambura, siyo mpamvu umwana atishyuye minerivare ubwo mwarimu abigenderamo ishuri rigafunga. Aba bantu bakora bate ko tubona mu mabanki hari ukuntu bigenda ko waje gushora imari, aho mu mashuri ho bigenda bite? Murakoze. Nk'uko mubivuze, amashuri kugira ngo afungure yigenga hari ibyo asabwa, hari ibyo agomba kuba yujuje, ariko mu kintu kijyanye na kapitali ngira ngo nacyo tugiye kuzagishyira mu bisabwa mu gufungura amashuri kugira ngo atazajya ahura n'ibibazo, kuko nicyo kibazo turi guhura nacyo muri iyi minsi. Nk'uko François yabivuze, hariho n'abambura burundu, kimwe n'uyu nguyu usabye ubuvugizi. Wajya gushaka kuvugana n'ikigo ugasanga hari n'ibyo twagiye twinjiramo, ugasanga no muri banki noneho n'ikigo bagiye kugiteza n'iki, ugasanga ni ibibazo. Ubwo rero ibindi nabyo ibyinshi biba byitwa ko bidakorera inyungu, bikaza ni ikintu kiri social cyo kuza gufasha uburezi. Burya uburezi bubarirwa mu gice cy'imibereho myiza, ku buryo na ya minerivare babonye cyangwa ya nyungu babonye ngo bahita bayinvestisa mu bindi bikorwa, kubaka amashuri n'iki.
ku buryo utazasanga ikigo gifite inyungu ahantu. Nibyo bya bindi uzasanga byandikishije nka NGO, ntikijye muri RDB ahubwo kikajya muri RGB. Icyo gihe rero ibyinshi ni ku byagiye bishegeshwa. Ikiza cyaza gutya ya minervare ntayihari, nta bundi buryo bafite. Biduha n'ihurizo ryo kuvuga ngo noneho ni iki tuzajya dufatanya n'aba bantu, kubera ko nubwo njya nkunda kubibwira abantu buriya leta nuko idafite uwitakira kuko niba ibikorwa byose bifunze amezi 2 nta musoro winjira, ushobora kwibaza ubuzima bwite bwa leta, ya leta dusaba turakura hehe. Bivuze rero ngo dufite ikibazo mu burezi kijyanye n'ubushobozi bw'ibigo ku byiciro byose no kuri za kaminuza. Icyo kibazo kirahari. Hanyuma hari uwabajije ngo twarabatereranye. Biranatubabaza kubera ko tutabasha kugira icyo tubafasha, kuko bajya kwinjira mu kazi bagiranye amasezerano n'ikigo. Biri no mu byo tubasaba kugira ngo babone ibyangombwa, ese ufite abarimu bashoboye bujuje ibisabwa. Icyo gihe umuyobozi w'ikigo, nyiri ikigo niwe wakomitinze yuko agomba kumenya wa mwarimu. Nta nubwo natwe twari twiteguye ngo tuvuge ngo ikibazo nikivuka aba barimu tuzabafata dute, keretse nibirangira tuvuze ngo hari ibihugu bimeze gutyo, ugasanga nko mu mashuri abanza amashuri yose n'aya leta, ntihajyemo aba prive. So nukuvuga ngo ahangaha bibanze byumvikane ko twese byatugwiririye. No kuvuga ngo twarabatereranye rwose deje wasako, kubera ko nababwiye ngo nka Minisiteri y'Uburezi niho twashoboraga kubona amafaranga, ahubwo dushima Imana ko n'iki kigega cyari gihari cy'umwarimu sako. Ibyo bajyaga gukora byose twarabanzaga tukaganira. N'iriramiro rijya kujyaho, arabyibuka bakoranaga na minisita ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye, byose babikoranaga bari kumwe. Byumvikane ko umwarimu sako hajyamo umusanzu wa leta. Bivuze ngo ntago ari ikigega cyaje kije gufasha abarimu muri private cyangwa se package nk'uko yabivuze, ahubwo muri ya mafaranga bari kugena agiye gufasha, bumve ko harimo n'umusanzu wa leta. Be gutandukanya umwarimu sako na leta. Hari umusanzu umwarimu ashyiramo, ariko deje yabisobanuye neza, ariko ntago iragira ubushobozi bwo kwifasha 100% ku buryo hari na contribution leta ishyiramo. Byumvikane ko nubwo biba byanyujijwe mu mwarimu sako, harimo uruhare rwa leta. Ni kimwe na cya kigega kindi cyashyizweho kuzamura imishinga yadindiye. Ni leta yagennye, iyanyuza muri banki nkuru ikorana n'amabanki. Ntaho muzasanga yagiye muri banki ariko yatanzwe na leta. No mu mwarimu sako, kubera ko ariho twishyikira, niho dushobora kwicarana tukavuga ni hehe package yajyaho kugira ngo ifashe. Ntago ari kuvuga ko twatereranya abarimu turabizi neza ko bababaye. Ahubwo icyo umuntu yakora ni ukuganira n'izindi nzego turebe ubufasha bundi bwaboneka. Ariko ibijyanye na kiriya kigega kindi, ngira ngo mwumvise ko n'ukuriye association y'amashuri yigenga, hariho n'abatazi icyo ukwiramiro rikora n'ibindi byose. Ni kimwe na kiriya kigega rero cyaje kize kuzamura imishinga yadindiye. Message ko yatambutse ntago yakiriwe kimwe hose. Hari uwumvaga amafaranga azahabwa abarimu directly, ariko hoya n'abandi bose ni ukunyura mu bigo. Bivuze ngo hari ubushake bugomba kuva muri ba nyiri ikigo mbere y'ibindi byose. Haba muri kiriya kigega nk'uko yabivuze, hari ababankinga n'amabanki asanzwe. Nubwo ataza muri sako, ashobora kugira access kuri ya recovery fund anyuze muri banki bakorana, banki commercial. Ngira ngo ntibumve ko twabateranye kandi tutazi ikibazo bafite, ahubwo natwe no gushakisha mu nzira zose cyakorwa. Arakoze cyane. Uhita ukigendana n'icyaro umuntu wavuze ati noneho dukurikije ibintu bivugiwe aho turumva nta n'ikizere dusigaranye. Ati mfite igitekerezo nageza kuri minisitiri, badukoreye ubuvugizi ko n'ubundi leta uko yubaka ibyumba by'amashuri ariko izakenera n'abarimu bashya, bakatwihera akazi mu buryo buri special, nta bizamini, mbese bagasa n'abimuye ishuri bakarishyira hariya abarimu bagahabwa akazi, kuko dukurikije ibibazo bavuga nta n'ikizere noneho dufite ko no mu kwa 9 tuzaza tukabaho.
ubu niko bavuze kuko niba bazatangirana no kwa 9 niba Imana ibyemeye iki cyorezo kigahagarara umwana ntazishyura minerivare akigera ku ishuri umubyeyi wenda ushaka gusanga nawe muri no minsi atarimo abona amafaranga nuko kwezi ntibazaguhembwa noneho undi wahezemo muri 2018 wowe rwose ati nta kuntu baduterura bakatwishyirira muri leta nibura tukabona ayo make ariko tukabaho bazazi bakora ikizamini nk'abandi ndashaka ko mubaterura rwose kwinjira mu kazi dukeneye n'abarimu benshi ariko nta nubwo nshaka gutwara abarimu mu mashuri prive ahubwo reka mbanze nsabe abayobozi b'ibigo bareke dufatanye dufashe abarimu bagumane babarimu twe kubatwara ngo leta irabatwaye nanone twaba turi kubasenyera ariko na wa wundi wumva ashaka kuza gukorera leta amarembo arafunguye tugiye kwinjira muri process ya recruitment kandi y'abarimu benshi umuntu usanzwe uri mwarimu ntashobora no gutsindwa ikizamini kuko tubabaza bya bindi bigisha ahubwo azaze ubwo ntuzabona amanota ya mbere yinjira ariko amarembo arafunguye ariko abafite ibigo byigenga bataza kunyumva nabi ko ndi gushishikariza abarimu kuva mu mashuri yabo ngo baze ahubwo mbasabe nibagerageze kugarura ubumwe hagati y'abarimu babo kuko nkuko natangiye mbivuga hari igihe abarimu bafasha muri marketing y'ikigo kugira ngo ababyeyi batware y'abana deje hari ibyo bababajije ndabona iminota nayita tworoheye tumenya tugiye kujya dusubiza turasa ku ntego murakoze hari uwabajije ngo ko batari guhabwa avance sur salaire muri iki gihe nkuko nababwiye imikorere ya banke ni ukuvuga ngo inguzanyo yose itangwa hashingiye ku bushobozi bwo kwishyura kandi nkuko byagaragaye abarimu bo muri private ntago bariho barahembwa ntacyo rero ubu twashingiraho tubaha izindi nguzanyo tutabona ko bariho barahembwa icyo twakoze ni cya kindi twavuze cyashingiye muri za permanent savings ko duteganya ko aramutse atanahembwe za permanent savings zafasha kwishyura ariko ntitwamurundaho byinshi kandi nta bushobozi buhari hanyuma ku cya kabiri bavuga cyo gukata amafaranga nkuko nabisobanuye ko tuyabasubiza nuvangu iyo ageze kuri systeme y'ibigaragaza ko iyo hari inguzanyo itishyurwa afite niyo mpamvu ibanza kuyakata ariko mu itangazo twababwiye ko barajya bandika basaba ko aya mafaranga bayasubizwa kandi barabikora bakanasubizwa kandi n'itangazo ryashyizwe ahagaragara ribasobanurira systeme ntiyabura kuyakata kuko bayabonye ko inguzanyo itishyurwa ariko turongera tukayabakuriraho tukayabasubiza bamaze gusaba hanyuma ku bijyanye n'inguzanyo kuri permanent savings ngo kuki mutadusubiza permanent savings zacu kuki muziduhamye inguzanyo birahura na bya bindi nasobanuye kare babwira ko ntago buri muntu tumubikira ubwizigame bwe ngo tubishyire hariya tuzatagereze ko azaza kubufata ahubwo ni bwa bwisungane magirirane dukoresha kugira ngo wa wundi ufitemo 500 ariko ejo akabasha guhabwa inguzanyo ya 2 cyangwa 5 kandi afitemo 500 gusa ni ukuvuga ngo rero aya mafaranga yitwa emergency loan tubaha ashingiye ku bwizigame bwa bwizigame tuba twaramaze kubutanga amazanguzanyo zindi bafashe ahubwo tukajya kuvoma muri za reserve twakoze ntago ari ya permanent savings yabo tubasubiza kuko yaba yamaze gukoreshwa muri zanguzanyo zindi bafite ahubwo mu buryo bwo kubagoboka ubundi ntitwemereye kurenza 50% dukata umuntu ku mushahara we ariko abarimu bo hari special navuga ngo hari ikintu kiri special tubakorera kuko bahora bafite emergency case tukongera ati noneho ntacyo uzaze tuguhe indi ngoboka noneho twongere dufateho 25 kuri wa mushahara wawe wishyura nubwo buryo iyo nguzanyo iteyemo ntago ari permanent savings ze tumusubiza nkuko babitekereza twazimusubiza gute se kandi asanga ngo indi miliyoni 9 miliyoni 8 yubatse n'inzu bitumye ngaruka ku kibazo babajije ari benshi mbonye hano turaje turebe ariko hari ikibazo cyagarutse cyane bati mbese ko barimo bakomeza bavuga ngo ubwizigame inguzanyo kugoboka uyu munsi umuntu udafite umwenda utaragujije sako ashobora kuza yemye agahabwa amafaranga atengamaye kuko nta deni yigeze asaba cyangwa wenda ryasabye yaryishyuye ryarangiye oya nabyo ndabisobanura ni ukuvuga ngo iyi permanent savings ni condition to be a member wiyemeza kugira ngo ube umunyamuryango mwarimu sako wiyemeza gutanga share capital y'ibihumbi 40 ukanemeza ko uzajya uhora utanga ya 5% ku mushahara wawe uwo muntu nyine arabikora arabikora nibyo nshaka gusobanura uje rero ukavuga ngo nje uyu munsi nimuyansubiza atari mu buryo bw'inguzanyo buri wese yaza akayasaba sako tukayisandaza ni nuko nguko bijyana uvuga ngo ni nkuko muri mitiweli kuki ntasubirayo ntarigeze indwara ngo mbabwire ngo ni munsubize ya mitiweli yanjye kuko ntigeze indwara
yafashije kugira ngo ntange za nguzanyo no ku bandi ubwo rero ubu nabwo ni ubwizigamire magirirane. yego aha ati mwiriwe, mu by'ukuri ubuzima bwa mwarimu mu bihe muri prive burahangayikishije kandi akazi bakora kari mu nyungu z'abanyarwanda bose no mu iterambere ry'igihugu muri rusange. Turibaza amezi 6 mwarimu adahembwa, 6 arageze se, amezi 6 mwarimu amezi 6 mwarimu adahembwa anagarutse mu kazi uko azashakwamo umusaruro nyuma yo guhangayikishwa iyi minsi yose. Ese biteze ko tuzi akina n'inyitegereje n'ubundi turaza kukigarukaho dusoza. Abantu bitega iki no munsi bigende bite? Kuko niba mwarimu uyu munsi arimo stragoringa, umuyobozi w'ishuri nawe yaramubwiye ati genda, cyangwa nawe arimo stragoringa, umwana wawe uzabujyana mu ishuri stragoringa, sinzi niba uwo mwana azabona ubumenyi n'uburere bwimbitse, ukazavuga uti uyu mwana yarigishijwe umusaruro nzamukuramo uzaba umeze gutya, kuko bizaba bigoye. Ariko turaza kubigarukaho. Uyu muntu yavuze ibintu byinshi, ariko yageze epfo aravuga ati genda abona Minedike yatanga ibwiriza bisaba ba nyiri ibigo guhemba abarezi babo, abatabikoze bakazafatirwa ibihano. Minisitiri hano yahasubije ntabwo tugisubira ko dufite umwanya muto, yavuze ko utategeka umuntu gusaba inguzanyo utazamufasha kuyishyura. Reka iki tukiveho kubera ko bohereje ibibazo byinshi ngiye kujya ntomboza ubwo icyo ngweho kiraba ari icyo ngicyo. Uyu nawe ati mwiriwe, dukurikiye ikiganiro ariko numva ibibazo bikiri bya bindi, kuko ibisubizo bihari ku bigo byigenga nuko batafata inguzanyo yo guhemba kandi baragejejweho nabo ubwabo n'ingaruka, ndetse habona ko bizafata igihe kirekire. Kuvuga ngo uri umwarimu mwiza, isoko ry'umurimo rirafunguye, genda ujya ahandi baguhembe, ariko ntunsaba kuguhemba nanjye ntariho. Wenda reka duse n'ababaza umuyobozi wa sako atubwire niba pourcentage y'ibigo nibura bya bimaze kwitabira iki ngiki yakivuze. Hanyuma ariko muri education ni secteur yagutse kandi n'ubundi ubushobozi bwacu bwo guhangana n'ibiciro ku isoko usanzwe butugora. Niba rero tugize amahirwe yo kubona platform yagutse yo kumenya abanyarwanda babayeho nabi, ndabona baba n'umuyoboro mwiza wo kubunganira nabo bandi nabo kandi bagahangayikishwa nabo, bityo bakabasha kubaho. Yanditse byinshi ariko tubigenekereze gutyo. Rero ubutumwa ni bwinshi, ibibazo byanyu ni byinshi, byose sindi bubisome mbabeshye rwose. 30 nongeyeho irarangiye, kandi sindi bugomeze ngo nongereho ntitwava. Ahubwo abantu baranagira bati si niba ndi bubifotore nkabiboherereza, ariko biragoye ko ari bimeze nko kujya muri groupe byajya bifungura imwe sinabishobora. Nuvuga ngo uyu munsi hari ikintu mise nkuramo, wenda kubyo nagiye nanasoma mbere boherezaga mwabonaga ko nanyuzagamo amaso, ko twagiye tubona bagarutse bati twagiye tubona abantu bihariye bagenda bahabwa n'amaguriro yabo. Uyu munsi ubuzima burabagoye, ariko bahura n'abandi ku isoko rihenze batafite n'icyo bafite. Ati ubu dufite amishop, dufite ati haje ni rondo shop. Ubu mwarimu nyakubahwa minisita, uyu munsi murabitekerezaho iki ngo nibura umwarimu n'utwo duke agenerwa na wa muntu wamuzirikanye, cyangwa n'ubundi buryo yabasha kubona kugira ngo abeho muri iki gihe, ariko bizanakomeze nawe ajya mu iguriro rijyanye n'amikoro afite ku bijyanye n'ubundi n'ubushobozi afite busanzwe butanahagije. Noneho ubu hakaba harajemo corona bikaba bitakinashobotse. Murakoze. Nk'uko babivuze, buriya ni uko yenda umuntu atavuga ko ahangayitse ngo byumvikane, ariko natwe nka Minisiteri y'Uburezi biraduhangayikishije, kuko niba amashuri yigenga nayo atazi uko bizaba bimeze, nacyo ni ikindi kibazo. Bivuze ngo nubwo yenda tutabasha gusubiza ibyabajijwe byose muri iki kiganiro, tunavuga ngo n'ibindi babahaye tutabashije gusubiza, kuba mwabitwereka tukabimenya ni byiza kuko biradufasha. Birasaba ibiganiro bihoraho kandi kenshi. Nubwo twavuze ngo ibigo biganire n'abarimu, ariko birasaba ko natwe nka Minisiteri y'Uburezi dukorana cyane n'amashuri yigenga. Iki cyorezo cyatweretse ibintu byinshi abantu batari baratekerejeho na mbere hose, kuko nk'abarimu bo mu mashuri yigenga batari mu mwarimu sako, ndemeza ko nabo byabagizeho ingaruka, nabyo bikaba n'isomo. Ikindi hari ikintu tutamenyereye. Hari akantu nigeze kubona kanyura kuri WhatsApp kavuga ngo
niba urebera ku mushahara gusa sinibuka neza message uko yari imeze buriya nuko abarimu bazamuye ijwi kuko n'ubundi abarimu basanzwe bababaye turanabizi ariko buriya iki cyorezo cyagize ingaruka ku bantu benshi kubera ko umuco wo kwiteganyiriza ntago tuwugira ku buryo umushahara ushobora gutangazwa nuko nanjye n'uyu munsi mbuze umushahara nshobora guhura n'ikibazo yenda nkihagararaho kubera ko buri gihe ndebera ku mushahara gusa. Ikindi cya kabiri ntago dufite umuco wo gukorana n'amabanki, turatinya tukikanga kandi bifite ukuri kuko buriya kumenya gukorana na banki ugomba kuba ufite n'ingamba zo kugira ngo ubashe kuyishyura. Ni nayo mpamvu uzajya usanga nyine na banki kugira ngo ikongere ibanza kureba uko mwakoranye mbere. Twese rero ntibumve yuko bireba mwarimu gusa ahubwo ni ikintu gihangayikishije Minisiteri y'Uburezi kuko ubu turi kugenda twegeranya ibibazo byose dufite uyu munsi kugira ngo turebe twiteguye gute gutangira amashuri. Ari nayo mpamvu mvuga hazabaho no guhura n'abayobozi b'ibi bigo batugaragarize biteguye gute, bazi gute ko abarimu batakaje bazagaruka. Urumva bamwe batangiye no kwisabira bati tubonye akazi ahandi twagenda. No kuvuga ngo niba hari ikigo kiri guhemba neza gikeneye umwarimu runaka cya prive nacyo gishobora gutwara wa mwarimu. Ibijyanye n'ihahiro ry'abarimu ni ikibazo cyabajijwe muri forum nyinshi cyane. N'abanyakubahwa abadepite baherutse kukibaza ngira ngo bizasaba ko dukora ubuvugizi nkuko babisaba. Ntabwo twahita tuvuga nonaha ngo bizabaho ariko byose n'ubuvugizi no kureba uburyo byakorwa. Ariko rwose uburezi ni nayo mpamvu mwabonye ibibazo byinshi. Njya mbivuga nkoresheje statistique tugira 3,700,000 z'abanyeshuri. Iyo wongeyeho umubare w'ababyeyi, kongeraho umubare w'abarimu, kongeraho n'ababa bandi bo muri administration bafasha amashuri kubaho, ukongeraho n'umwana wa mubyara wa ubufasha n'uwanyogosenge n'ibindi byose. Ni ukuvuga ngo biragenda bikagera nko muri 10,000,000 zihita zikorwaho directly n'uburezi. Niyo mpamvu ni ikibazo kibaye gihita gifata ku bantu benshi cyarimwe. So twasaba ubwumvikane ntihagire uterera undi umupira ahubwo tukareba forum zo kuganiramo ahashobora kuboneka igisubizo ku bibazo dufite kikaboneka. Tunabashimira ko mwadutumiye muri iki kiganiro kugira ngo hari amakuru menshi abantu baba badafite ariko ntibinabujije ko n'undi wese ufite ikibazo azajya kibaza ariko tunifuza yuko mu kubaza bajya batanga na proposals z'ibisubizo. Nkanashima n'uyu muntu wavuze ati nk'iri hahiro ribonetse yenda byajya bifasha mwarimu no mu kindi kiza gishobora kuzabaho. Ibibazo turagerageza kubiboherereza gusa nyinshi noneho zirimo zizubu nyuma yo kumva ibintu byose abantu barihebye pe. Hari message zisa ati utubarize minisitiri ko nawe nagerageze yishyire mu ruhu rwacu yambara umwambaro twambaye no munsi yambara umubiri turimo no munsi n'ubuzima tubayemo. Ati noneho yibone materi iri hanze bagusohora mu nzu umwana adafite aho aryama abana barira udafite aho uberekeza. Ati yajya no kwikopesha barasanzwe yikopesha batireka reka ntacyo twaguha igihe kibaye kirekire ubwo tuzongera mu kwa 9. Ati maze atubwire niba uno munsi biteguye kuzabona abarezi bazaba bakunze umurimo wabo mu gihe kizaza. Ati rwose turabyumva ko bigoye ariko nyakubahwa minisita wagiye ukadufugira ubuvugizi muri bagenzi bawe ho muhurira nk'intumwa yacu. Ewe amarira araje hanyuma ukaturebera niba koko nta cyandi cyakwiyongera kirenze icyakozwe nubwo tubizi ko mugowe ariko turanabizi ko leta ari umubyeyi. Murakoze ubuvugizi ntabwo nahakana ko ntazabukora kandi abyumvise ubwo niyemeje ko ngiye kuba umuvugizi wabo nk'uko babisabye. Arakoze cyane. Tugana ku musozo rero dusoza reka mpere kuri François. Ibibazo n'ibitekerezo ngira ngo wenda byo ni na byinshi ntibizanarangira kandi nka Keti Radio natwe twemera ko ikiganiro kimwe kidahagije hazaba n'ibindi bigaruka no kureba niba hari n'ibisubizo binahari. Uyu munsi abantu bagaragaza uko ikibazo kimeze ariko ejo wenda hazaba habonetse ikindi bituruka muri bamwe bafite ibibazo ubwabo bituruka mu babareberera bituruka mu bafatanyabikorwa hakarebwa icyakorwa. N'umuntu dukurikiye rwose ukumva mwarimu ubuzima bayemo no munsi yaraguhaye ubumenyi abuha umwana wawe azabuha n'uzagukomokaho n'umunyarwanda wese ngira ngo yabigira mu ruhare bitanategereje leta kuko jewe birababaje kubona message ndimo mbona biteye agahinda. Ariko noneho François dusoza ubutumwa bwawe n'ubuhe? Icyambere mbanza kwishimira
nuko haba twebwe twicaye muri studio cyangwa se n'abari kutwumva abenshi ntawe utaraciye imbere ya mwarimu, aciye imbere ya mwarimu. Urwego rwose tugeraho tubanza guca imbere ya mwarimu. None muri ubuzima bw'uyu munsi mwarimu abayemo, wenda nari kugikomozaho reka mpite nakivugaho ko kijyanye n'ireme ry'uburezi ry'ejo hazaza. Mbona bizaba affecte n'iki kibazo abarimu bari kugira, kubera ko niba reka nitangeho urugero, ndi professeur wa mathématiques na physique. Umwana namwigishaga akumva ni sawa bimeze neza. None ibihe byankomeranye ndi kujya kwaka akazi k'ubuyedi wabo mu rugo kugira ngo nubake inzu y'iwabo kugira ngo mbone icyo gihumbi cyo kurarira. None wa mwana nzamusubira imbere azaba mbona nka mwarimu cyangwa azaba mbona nk'umuyedi. Nuko ngo leta cyangwa se ministère ya education nidufashe hagira igikorwa, tureke kuba ridiculous cyangwa se abavuga tureke gucika amazi kurushaho, kugira ngo ryareme ry'uburezi kugira ngo ugishe umuntu abifate nuko dabora yabanje kukubaha kuguha agaciro kawe. Murakoze. Arakoze cyane. Hanyuma Jean Marie Vianney, ndabumva tugana ku musozo rero, mwebwe muratubwira iki? Ijambo risoza, sindi buvuge ngo ni ingamba, ushobora kuba ufite ingamba nshya izibonetse, ushobora kuba ufite inama, ushobora kuba ufite n'ikindi ushaka kutubwira. Amasegonda make. murakoze. Ikibazo twaganiriyeho kirumvikana, kandi koko n'ikibazo kigendanye n'imibereho ya mwarimu irumvikana. Yewe uko mbibona kandi nkurikije n'ibiganiro bagiye tugirana n'inzego zinyuranye, yaba minisiteri y'uburezi, yaba bene amashuri, yemwe n'aho dutuye, hakwiye kurebwa ikigo wenda ku bushobozi cyabona ababishoboye, bakaganira n'abarezi babo, bakaganira bagendereye kureba buryo ki umwarimu yabona cyo gushyira hagati y'imbavu ebyiri uko cyaba kingana kose. Kandi ni n'umwanzuro twanafashe nyine mu nama zinyuranye twagiranye na bene ibigo. Nubwo tutazabona imishahara kuko yo ntayo duteganya, icyo cyo kiranagaragara kuko ntawe iva, niyo mpamvu twasubitse amasezerano, ariko dufite nyine inyungu yo kubona abarezi bacu mu itangira ry'amashuri bafite ubuzima buzira umuze, bariho batarishwe na covid ngo hiyongereho n'inzara. Ibyo rero ikigo ku kigo ndakeka yuko gikwiye kureba icyo cyakora. Niyo haboneka kawunga ibiro bingahe bikaboneka, umuceri, ibishyimbo se, ndakeka mwarimu yabaho. Ikindi natanga wenda ku bijyanye n'ibigo, covid yadusigiye amasomo menshi, harimo ayo kwigira. Birumvikana dukwiye kongera gushakisha mu mbaraga dufite nk'ibigo byigenga, kuko ntitunabujijwe no gukora n'indi mirimo ibyara inyungu yajya isananira ikigo mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi. Cyane cyane ko mu bigo dufite biba byigenga yego, ariko bishobora no gushyiraho za unité de production zabafasha ibigo kubona ubushobozi bwajya bwunganira abarezi. Murakoze cyane. Hari byinshi mbona bakwiye gufatanya n'ibigo. Iminota yacu yagiye ngaho amasegonda nk'icumi, ibyo wari ugiye kubwira abarezi. Abarezi nabo bakwiye korohera ibigo, bakumva ko covid yaje ikubita ibigo idasize nabo ubwabo, bagafatanya bakoroherana, bakareba icyakorwa kugira ngo imibereho y'ibigo n'iy'abana bazakirwa n'ababyeyi ko baziga, kwigaho baziga, kuko ndakeka ko nubwo umuntu yasonza nyine utayihinganye ntayishyira, ariko turizera yuko bizakemuka kandi tubirimo. Cyambere ni ukuba abantu babyumva kandi turabyumva. Urakoze cyane. Tuzongera tubabaze mu gihe kiri imbere ibiganiro icyo byatanze. Izi nama niba mwararebye ko zagiye zishyirwa mu bikorwa aho bishoboka, tuzaganira. Hanyuma rero tugere ku rideje umwarimu sako, mwebwe. Murakoze cyane. Ngira ngo nk'uko na bagenzi banjye babivuze, icyo numva twakomeza gukora ni ubukangurambaga kugira ngo
abarimu ndetse n'abakoresha babo bakomeze kugirana ibiganiro biganisha kubona igisubizo ku iki kibazo gihari. Murakoze. Murakoze cyane nyakubahwa minisita. Murakoze. Icya mbere ni ugushima ko mwadutumiye muri iki kiganiro. Hari ibisobanuro bimwe bigeze ku bantu benshi batari bazi, ariko nk'uko DG Sako abivuze, nta kibuza gukomeza tuganira n'inzego zose n'abandi bose bashobora gutanga ubufasha kugira ngo turebe icyakorwa kugira ngo umwarimu uri mu buzima bw'uyu munsi tumufashe gusunika iminsi ku buryo azatangira mu kwezi kwa 9 hari icyo ashoboye, agifite imbaraga nk'uko twabivuga. Ariko ngira ngo nasabe, buryo umuntu ababaye nyine hari igihe akubita imitwe akavuga nabi. Buriya ibyiza nuko abantu baganira bakagira icyo bumvikanaho, mukagerageza kimwe kikanga cyakwanga mugashakisha ahandi. Ngira ngo twavuze izi products zo muri Sako twari tuzi ko zizafasha, ariko nazo ntiziri gufasha ku kigero twifuza. Nta kitubuza rero no gukomeza dutekereza n'ibindi byakorwa. Abasabye ubuvugizi nabemerera ko ubuvugizi bukomeza kuko nicyo tubereyeho, kandi ndumva abantu bafite ubushake nta kizatunanira. Murakoze cyane. Reka nanjye mbashimire kwigomwa, mwaje muzi ko ari isaha imwe igiye kuvamo 2 vuga ngo ni ibibazo namwe mwumvaga ko biri ku mutima wanyu, kuba nta wavuze ati ge ndihuta mureke ngende, nuko namwe mwumvaga ko bikenewe kuganirwaho. Mwakoze cyane kwihangana, kandi mwakoze no kutugenera umwanya muri uyu mugoroba kugira ngo tuganire ku kibazo gihangayikishije abarezi bacu baturerera abana, kandi abana bacarira u Rwanda rw'ejo ruzayobora n'iki gihugu. Mwagize neza mwese. Rero reka nshimire cyane nyakubahwa minisita Dr Valentine Uwamariya, akaba ari minisitiri muri Minisiteri y'Uburezi. Reka tugushimire cyane ko witabiriye ikiganiro cyacu. Hanyuma dushimire cyane kandi umuyobozi wa koperative umwarimu Sako Laurence Uwambaje, nawe wakoze cyane kuza mu kiganiro cyacu. Ari nako rero dushimira François Mwizerwa, wakoze cyane nawe François kuza mu kiganiro cyacu. Ikiganiro kigitangira avuze ngo se ngo François uzanye ngo muri abo bantu ngo araza gutinyuka ngo kuvuga ngo abantu ngo hako wagaragaje ibitekerezo byawe kandi udahutaza. Wakoze cyane. N'abaduhamagaye mwese mwagize neza. Abantu bari bategereje ngo kumva ko François ari buvuge, ngo aribonana na Deja azajya kumusaba inguzanyo, abonana na minisitiri ngo aravuga iki, ariko yabivuze. Bigaragara ko iyo hari ikibazo kandi cyumvikana kitegereje kuganirwaho, nta mpamvu zo kugira ipfunwe cyangwa se gutinya kukigarukaho. Reka rero nshimire cyane na Bwana Jean Marie Vianney Usenga Umuremyi, ni umuyobozi wa Rwanda United Private Schools cyangwa se association y'abanyira amashuri abanza n'ayisumbuye yigenga hano mu Rwanda.